Nongeye kubaha ikaze. Nshuti bakunzi b'umuyoboro wacu wa YouTube channel, uyu munsi ndagarutse ngo tubagezeho ibyerekeranye n'ubukwe ndetse n'umuco nyarwanda. By'umwihariko ibijyanye n'ubukwe bwa kinyarwanda ku ngoma za cyami. Kubwira byose ku buryo burambuye kuva ku ntangiriro z'ubukwe kugeza ku musozo nk'uko byakorwaga mu Rwanda rwa kera kugeza na n'uyu munsi. Ndi buguhe kandi n'ibisobanuro. Dore uburyo cyangwa se icyerekezo cy'ubukwe bwakorwaga mu Rwanda rwa kera ku ngoma za cyami. Reka dutangirire ku ntangiriro. Intangiriro kwabaga ari ugutoranya umugeni. Ababyeyi b'umuhungu nibo bashakaga umukobwa bakamushima, kandi ntibyabaga ari uko umuhungu cyangwa umukobwa babanje gukundana nk'uko bimeze ubu ngubu. Barebaga imiryango, umuryango ufite indangagaciro, udafite ibibazo by'amateka nk'amarozi, ubusambanyi, ubusazi n'ibindi. Iyo bamaraga kuwushima, batumaga umugabo ushishoza, kenshi umuntu mukuru uzi umuryango neza, ni wa muranga, cyangwa se kubwira amakuru ajyanye iwabo w'umukobwa. Icyakurikiragaho kwabaga ari ugusaba no gukwa. Iyo babaga bamaze kwemeza ko bashaka umukobwa runaka, bajyaga gusaba. Umuryango w'umukobwa nawo wabaga ufite inzobere mu gusubiza, kuko ntibahitaga bemera byoroshye. Babazaga ibibazo basuzuma icyubahiro cy'abaje gusabira umuhungu. Inkwano yari inka. Zabaga ari inka zatangwaga kugira ngo umukobwa yemererwe kuzashyingirwa n'umuhungu. Mu Rwanda rwa kera inkwano yari inka imwe cyangwa nyinshi bitewe n'ubwiza n'icyubahiro cy'umuryango umukobwa akomokamo. Iyi mihango yitwaga gukwa. Imihango y'ubukwe nyirizina noneho. Ubukwe bwa kinyarwanda bwakorwaga mu byiciro bikurikira. Icyiciro cya mbere, gutanga inkwano. Icyiciro cya kabiri, guherekeza umugeni cyangwa se kumushyingira. Icyiciro cya gatatu, kwinjiza umugeni cyangwa se kumutwikurura. Icyiciro cya mbere, gutanga inkwano. Ibi byakorwaga ku mugaragaro, aho umuhungu yoherezaga itsinda cyangwa se abavandimwe ndetse n'ababyeyi bafite inka, inzoga n'impano zitandukanye. Hariho abashinzwe guhiga, kuvuga amagambo y'ubwenge harimo imigani, ibisigo n'imivugo. Guherekeza umugeni cyangwa kumushyingira. Umugeni yajyanwaga ku mugabo n'abantu b'iwabo, akambikwa neza, agasokozwa neza, kandi akagenda aherekejwe n'indirimbo zo bamuherekereshaga bamuririmbira. Muri izo ndirimbo twabibutsa ko habaga harimo indirimbo zituma umugeni yarira, bakamwumvisha ko asize iwabo atazongera kubabona, ariko umugeni akarira. Muri uko kurira k'uwo mugeni ntabwo byabaga ari agahinda, ahubwo bimwe byabaga bivanze n'ibyishimo. Bamujyanaga cyane cyane ku mugoroba, agaherekezwa n'indirimbo zo gusezera urungano ndetse no mu muryango, bakamuherekeza bamwerekeza mu rugo rushya, aho azagiye gutangira ubuzima bushya n'umugabo we. Kwinjiza umugeni cyangwa se gutwikura. Umugeni yageraga mu rugo n'umusore nijoro, ntahite yinjira mu nzu. Abavandimwe b'iwabo w'umuhungu baramwakiraga, bakabanza kumuganiriza, harimo
na ba nyirasenge n'abandi bakuru. Imihango yo gutwikurura yakorwaga nyuma y'iminsi mike, aho umugeni yambaraga nk'umugore wemewe mu muryango mushya. Gukurikirana inshingano, iki ni ikindi cyiciro nyine. Hakurikiragaho imihango yo gutanga impanuro ku mugabo, ku mugore ndetse no ku miryango yombi. Baganirizwaga ku nshingano zabo nk'abashakanye, bababwira kudahemukirana, kubahana no kubana neza. Hari abari bashinzwe guhuza abageni. Umuhuza w'abageni ni nk'aho yabaga ari umwishingizi. Yari umuntu wizewe, ubizi kandi akaba n'inshuti cyangwa umuvandimwe uzi imiryango yombi. Abaranga, habaga hari abantu bashinzwe gusubirikanya cyangwa se guhererekanya amagambo. Bari abantu b'abahanga mu buhanzi, barimo abagira uruhare mu buvanganzo n'imivugo kugira ngo imihango igende neza kandi ishimishe n'abayitabiriye. Umukwe n'abavandimwe bagiraga uruhare mu kwakira umugeni no kugirana ibiganiro n'umuryango we. Imbogamizi zashoboraga kubaho rero mu bukwe. Ubukwe bwashoboraga gupfa cyangwa guhagarara mu gihe runaka. Iyo habagaho amacakubiri y'imiryango cyangwa se amakimbirane, umuryango w'umukobwa wanze kwakira inkwano cyangwa ntuboneke mu mihango, ya mihango y'ubukwe, hagize igisebo kigaragara ku mpande zombi nk'inkuru mbi z'uyu cyangwa uriya, ni ukuvuga ngo ku musore cyangwa ku muryango w'umukobwa. Iyo umusore yasambanyije umukobwa mbere y'ubukwe, byafatwaga nk'icyaha gikomeye. Icyo gihe ubukwe bwashoboraga kuba bwahagarara. Hashoboraga kuba imyuka cyangwa se uburozi byavugwaga ku muryango uyu n'uyu, bikaba byaba intandaro yo gusenya izo gahunda z'ubukwe. Uwahabwaga umugeni ndetse n'uwatangaga umugeni, nibyo tugeze. Uwahaga umugeni ni umuryango w'umukobwa bayobowe n'umubyeyi cyangwa umusaza mukuru w'umuryango uzi kuvuga neza amagambo kandi akaba ameze nk'uhagarariye umuryango w'umukobwa. Noneho uwahabwaga umugeni ni umuryango w'umuhungu cyangwa w'umusore, bayobowe n'umubyeyi mukuru, umusaza mukuru uzi kuvuga amagambo neza kandi akayatondekanya. Ndabibutsa ko icyo gihe nta mafoto cyangwa se kamera, ibyuma by'ikoranabuhanga bishinzwe gufata amafoto byari byagasakaye mu Rwanda. Umwanzuro w'ubukwe bwa Kinyarwanda mu Rwanda rwo hambere. Ubukwe n'umuco nyarwanda ku ngoma za cyami bwari ubukwe bwubashye, bukorwa ku rwego rwo hejuru rw'icyubahiro, bugahuza imiryango n'umuco, indangagaciro, imihango igamije guhesha agaciro umuryango n'igihugu muri rusange. Bwabaga burimo ubushishozi ndetse n'ubwubahane ndetse no guca bugufi. Ibi ni bikeya ni incamake z'ubukwe bwa Kinyarwanda. Noneho reka tubagezeho umuhango wo gufata irembo uko wakorwaga, ari byo bita gusaba. Umuryango w'umuhungu wazaga gufata irembo. Byari uguhura k'umuryango w'umuhungu ndetse n'umuryango w'umukobwa. Hakurikiragaho ibiganiro, gusuzuma, kumvikana, kureba inkwano zizatangwa uko zizaba zingana, niba ari imwe, niba ari inka nyinshi, bitewe n'icyubahiro bahaye umuryango w'umukobwa. Gukwa rero, umuryango w'umuhungu ndabibutsa ko ari wo wakwaga. Umuhungu n'umuryango we batangaga inkwano.
Inkwano nkabibutsa ko kwabaga ari ugutanga inka. Yashobora kuba imwe cyangwa zikaba nyinshi bitewe n'icyubahiro cyangwa n'ubwiza umukobwa yabaga afite. Hari umuhango witwaga gutebutsa, aribyo nanone bitaga gutinyisha. Hashyirwagaho itariki y'ubukwe ariyo bita gutebutsa, umukobwa akajya cyangwa se agaherekezwa ari we muhungu. Icyo gihe mbibutse ko umuhungu n'umusore, umuhungu cyangwa umusore ntabwo yakundanaga n'umukobwa, ahubwo imiryango yabo niyo yashimanaga, hanyuma hakabaho umunsi w'ubukwe nyirizina, bararangije ya mihango yose twavuze, gufata irembo, gukwa, hagakurikiraho gutebutsa cyangwa se kujya gushyingira umukobwa. Umugeni yagendaga mu ngobyi bamuhetse nyine, bamujyanye bamushyiriye umuryango w'umuhungu. Hanyuma icyo gihe nibyo bitaga habaga habayeho ibirori, umuhungu akabona umugeni we. Bafunguraga ubukwe. Mu gufungura ubukwe habaga hari ba basaza b'inararibonye mu kuvuga no gutondeka amagambo, kandi amagambo aryoheye amatwi. Iyo habaga hashize iminsi hakurikiragaho umuhango wo gutwikurura. Umuryango w'umugeni wajyaga kumusabira inshingano, hanyuma bakamutwikurura. Komerezaho tubagezeho ibindi bice byerekeye ubukwe bwa Kinyarwanda. Ndabakunda kugenda mudakoze like ngo mukore subscribe, kandi munahereza abandi ikiganiro kugira ngo dusangire amakuru y'umuhango w'ubukwe bwa Kinyarwanda uko wagiye.